ku buzima bwawe. Umaze igihe kinini ubabaye, umuryango wanyu ntawe ushaka ngo arambeyo, ariko tugiye gusenga Imana igira ibi bintu ikunkumurira mu nyanja kugira ngo uhabwe umugisha n'Uwiteka kandi umutima wawe utuze. Batubwiye ngo Pastor Labani ni uri busenge, Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Turasenga Imana igira ibintu byanyu ikunkumurira mu twabakozi b'Imana. Bavuga ngo basaba ngo niba bagiye kugusengera mukabanza kujya mu biciro bakaguca amafaranga. Niba umuntu agiye kugusengera akaguca amafaranga agutumiye iwe byagenda gute? Ho warenza aho nawe urabyumva. Ngabo bose ndi kwivuga ati nge nagarukira nzamubwira ati niba uje kuvugira Imana koko banzu yamwe ubwije kandi koko yari umuntu najya ngiragesha nk'icyo kintu ndebe koko kaje kuvugira Imana. Ariko niba azi icari gushaka azayatanga. Nimwe bazanyita umupagani bakunda David umupagani. Ikintu rero ikintu nari nakoresheje ubwenge bwanjye. David ikintu nari ndiho ni kino none naduke abakozi b'Imana babonye ntabwo bamenyaga kudukiranukamo. Ni bake cyane mu bakozi b'Imana bashobora kwikuraho icyacumi bakagitanga. Ni bake cyane mu bakozi b'Imana bashobora kubona ngo uyikurede bati ni mugenzi wanjye Imana yambaye umugisha fata bitanu nawe ujye kunywa amata. Ni bake cyane, ni bake cyane mu bakozi b'Imana bashobora kuyitanga. Turi kugendana ariko kuragutanga nibyo bihesha umugisha. Iryo banga rero mwitange gutanga bihesha umugisha, ariko wowe tukiyabonye ntago yakwama n'icyo gihumbi cyavuga ugasanga rwose ni ugasanga ni ikibazo. Ariko icyo nakibwira abadukurikiye, abantu batanga nibo banyamahirwe, abantu batanga nibo banyamigisha, abantu batanga ni nabo bafite ingororano nyinshi. Niyo mpamvu kuko iteka ryose ukuboko kwakira kuzahora kuri hasi, ariko ukuboko gutanga kuzahora kuri hejuru. Yes, ni by'agaciro gakomeye kuduhitamo hano kuri Gonarike Plus. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Nje nitwa David, ninjye mugiye kubana muri kiganiro nkanakirora. Ariko nanone kuri kamera za Gonarike Plus turahafite abantu b'Imana, abahanuzi b'Imana, abakozi b'Imana, abantu Imana ihamagaye mu gihe nk'iki, abantu Imana iduhaye mu gihe nk'iki, nandi mahirwe n'undi mugisha wo kubana nabo. Hanyuma rero ntago ninjye nyine ndi kumwe nandi umukristo TV. Ku bantu bari buze gukurikirana no vuga butumwa cyangwa sino kiganiro muragisanga kuri Gonarike Plus, ariko nanone munagisanga no kuri ndi umukristo TV. Bivuze ngo turabakunda cyane. Iyo twemeye twa ngo tutambutse ahantu habiri nuko ngo udacikwa nucikwa hamwe ahandi uhabonere. Kandi tuba tugomba gushyigikirana. Hanyuma rero nabatindiye cyane, reka nakira abakozi b'Imana. Ubu twicaye mu karere ka Rubavu. Claudine yageze mu karere ka Rubavu hamwe na Pastor Labani. Pastor Labani nibwo bwa mbere ahuye na Claudine live. Nibwo bwa mbere na Claudine nibwo bwa mbere ahuye na Pastor Labani live. Mwivuga butumwa. Byose no murimo w'Imana. Amen, amen. Abakozi b'Imana ndabakiriye. Urakoze cyane. Sinzi ko turi buze gutangira. Pastor tuyoborere kuko tutanga dusenga. Kuko mwese muri abantu beza, ariko wowe by'umwihariko uri umushumba. Hari ukuntu rimwe na rimwe kwakira umuntu nkawe uri kumwe n'umukobwa, mbese navuga nk'umuntu wabyazaga kiza ubundi. Yego. Kuko ni nk'umwana wawe sibyo se? Nawe umukozi w'Imana. Nge ngabura ukuntu ndibuze kubibara nkavate se Claudine ntamubwiye asenge. Abata umukuru ni uraza kubinyoborera. Nawe urumva bita byikora. Ahubwo reka dusenge tudatinze. Tubiragize Imana kino kiganiro. Yego. Mwami Imana yacu turagushimiye cyane. Izina ryawe niryubahwe. Ubu dusenga udufashe kano kanya, hari abavuye mu mubiri, hari abahuye n'ibibazo byinshi kandi bitandukanye, ariko twe turahari turi bazima, dushoboye kuboneka muri uyu mwanya. Mana turakunezewe cyane, izina rya niryubahwe. Twifatanije na bene data n'abashiki bacu badukurikiye kuri Gonarike TV, kuri ndi umukristo. Data turakunezewe cyane, izina ryawe niryubahwe. Ngaho tubera Imana, tubera umucyo. Sengeye David wenda kutuyobora mu kiganiro, natwe benda kuyoborwa turisengeye kugira ngo umwuka wawe wera aze muri twebwe, aze atuyobora tugirire neza. Data nse mwamudukunda tuyoboye twayoba, tuvuge ibikora ku mitima y'abana bawe, tuvuge kandi biturutse kuri wowe kugira ngo izina ryawe rishimwe. Ngaha turengere muri byose, udufashe muri byose, utugenderere kubwe neza n'imbabazi zawe, kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen, amen.
hanyuma nongeye kubaha ikaze na karibu hano kuri Rwanda Plus ndetse no kuri Ndumukristo TV. Yego. Ariko mbere yaho ngaho kugira ngo dutangire ikiganiro cyacu ko tugiye kuvuga ibintu byinshi mwa bantu mwe murabona abo bantu duhuye Yego. bose nibwo bahuye bwa mbere pe ntago ari ukubabeshya Yego. kandi ikintu cyaduhuje ni umurimo w'Imana. Abakurikiye neza iki kiganiro ndagirekuye nyuma y'ivuga butumwa muza Claudine yakoreye hehe ku Gisenyi anariho twicariye. Abari kubona imyenda yambaye abakurikiye ivuga butumwa usibye ira mupira yongeyeho yari yambaye irakanzu na kiriya gitambara yashizemo karakara ko uyu mukobwa ni umusirimu pe. Basa urabibonye? Yego. Basa nibwo byitegereje. Reba urukweto yambaye. Ureba isaha yambaye. Reba igitambara yambaye hejuru. Reba bibiri yafashe. Mukobwa ni umusirimu. Turaza kubigarukaho. Agahora wese abikoze yemera. Turaza kubigarukaho. Hanyuma reka banze ntanga itangazo ku bantu badukurikiye iyo dusoje gukorana n'abakozi b'Imana. Ikintu nababwira no hari gihe mu mpamagara mukambura kandi nibyo nanjye mba ndi mu bindi, ariko abakozi b'Imana nsoje gukorana nabo nababwira bakaduha nimero yabo ku muntu wifuza gusengana nabo, kuko namaze kumenya ko kwa kuntu dutanga nimero bitanga umusaruro pastor. Kwa dutangira nimero kavuga ati uzakenda gusengana n'umukozi w'Imana ayifate azasengane nawe ufite ikibazo kigiye gitandukanye cyangwa ufite ikifuzo ari gusengera amufashe gusenga gutakambira iki Imana, kuko na kera no sinzi umwami wavuze ati wanyingingira ku Mana. We wavuze ati wanyingingira ku Mana uko yabonaga izindi mbaraga atafite, habwa rundi akeneye izindi mbaraga wakwinga kumurusha. Na kera kose habagaho bamenya. Yego. Mwendo tara tabukamo kabiri ngo wese yinjireyo, abatambye batugiragayo. Ariko na nubu biri yavuga ngo ababiri barutumwe. Ubwo rero abantu bazamuranye biba byiza cyane kurushaho. Yego, rero iyo tusoje gukora ikiganiro nababwira bakampeza nimero yabo mu kiganiro turi gusoza ku musozo. Abantu bari kurikira ikiganiro cyose nibo bari buze kugirirwa amahirwe zo kumva nimero z'abakozi b'Imana tugiye kuganana nabo. Ariko Claudine ni umuntu Imana iri gukoresha imirimo n'ibitangaza muri iyi minsi. Pastor we ni ibindi we ni uwa kera kuva za 90 na kangahe na karindwi. Na n'uyu munsi akaba agihatana akavuga ati nibwo nakira umwami Yesu. N'icyenda. Kuva icyo gihe ngorera Imana. Na n'uyu munsi. Nakakanya. Hanyuma irindi tangazo no kuma mugomba kwa subscribe mwadukunze ibiganiro tugenda tubageza haba kuri Ndumukristo TV ndetse no kuri Rwanda Plus mugakora subscribe, ikindi ugafata ikiganiro ukagisangiza inshuti yako, kuko bene biganiro dukora ni biganiro basangiza inshuti za pastor. Muri uyu muntu ukunda umuntu ukunda umwifuriza ibyiza. Umuntu udakora ntago wamwifuriza ibyiza. Umuntu ukunda afata kino kiganiro ukakimusharinga, nani wa kino kiganiro umuntu kiguhaye menya ko umuntu agukunda cyane. Abagukunda kwifuriza ibyiza ko kabone nubwo mwa muri iyo minsi mwamutamiranye neza, ako yagusangije kino kiganiro menya ko agukunda nubwo mutamiranye neza, nubwo avuga ngo ntazibana ntizikomane amahembe. Hanyuma ukajya ahantu bandikira ibitekerezo ukadusangiza igitekerezo cyawe. Yego. Basi nongeye kubaha ikaze rero. Amatangazo yanjye yarari. Turashimiye cyane. Mera ka microphone Claudine utaragira ikintu avuga. Tuvuge kuri ka kantu Claudine. Karame. Yawana uri umusirimu pe nongeye mbigarukiho. Abantu bagenda bakurikira ibiganiro tugenda ngorana na Claudine ntago agiye yambara ikintu kitajyanye. Ntago agiye yambara ikintu kitajyanye na rimwe. Nta na rimwe iyo yateze igitambara haba arimo akantu kagaragaza ikanzu yambaye. Nkunda kubivuga. Rumva cyangwa se niba nyine agashaka utuntu tugiye tujyana nyine tubikagenda akodera umusirimu. Murakoze. Rimwe na rimwe hari ibyaye tuzabyiga tukavuga ati bantu wibeshya ari ahantu uvuga ngo uravuga niba koko. Umeze ute? Meze neza. Ku Gisenyi habonye ute? Yewe ni heza. Hari akazuba mvanze n'akayaga. Ariko hari ikindi kintu nabonye we. Uzi ko bahora bahinze imyaka. Hano bahora bahinze. Nka buno iwacu turi gusarura imyaka, mbese abantu bari guhura ibishimbo, ubwo nyine ni igihe cyo guhura, hazaza ikindi gihe cyo gutera. Ariko inaho nabonye ibishimbo byumye, mbona iby'intonore, mbona ibyo bari gushingirira, mbona ibyo biri kumera. Hari iwanyaga, hari iwabo so bita mu Murera. Hari iwanyu ni mu Murera buriya. Yego. Abantu benshi bagenda babyibuka, abandi baturuka hano bavuga ngo ni mu Ruhengeri. Yego. Hano ni ku Gisenyi. Yego. Waba wibyiza ku Gisenyi ku mazi. Buriya ubu ako kayaga wumvaga kari kuva hari epfo mu kiyaga. Arabura ikiyaga kiri gukubita kwako ninge kubita akayaga kahita kaza hano. Pastor Bari mwahuye cyane. Wamubonye ute? Wumvaga Pastor Bari umugezeho yo mukurikira kuri Rwanda Plus. Wabonaga ari umuntu umeze ute? Nabonaga nyine ari umuntu muremure cyane.
abona ari umuntu mukuru cyane none twahuye mbona ni mutoya katari na mukuru banima ni kugenda mugira mutoya urazi ko bazamara bafite imfura mujya kungana ntabwo mbizi imfura mujya kungana sibyo pasta imfura bajya kungana yewe nashobora kuba musumbaho gato gusa imfura yaba ifite ingahe imyaka itari myinshi mfite umukobwa w'imyaka 19. Ibana na mukuru nukimana igihe nipunguza imyaka bone nuko ruhara muraburiza yego ruhara rwo muraburiza koza no bundi nazo ndi kumuranga ati genda bashyiraho umusatsi oya mureke gutya nibyo byiza gutyo ko byose biriho Imana ihabwa icyubahiro. amateraniro twagize uyu munsi wayabonye ate yari meza cyane yari meza ku bantu bakurikiye amateraniro y'uyu munsi abantu bayakurikiye abatayakurikiye mujye kuyareba kuko nicyo kiganiro cyatambutse imbere just wayabonye neza cyane pastor reka nihere pastor nawe mwakire pastor Claudine wamubonye Claudine namubonye uyu munsi ndi kumwe nawe yicaye iburyo bwanjye kubera Imana nawe ari mu bavuga bo tumucisha hariya ngunda kandi nemera kandi buriya iyo mugenzi wanjye yanyuze hariya nyuma yaho tukaza gukurikirana imbuto ze twumva ari nziza natwe biduhesha ishema twumva tunezerewe Imana abantu babyumve neza buriya bavuga butumwe bose nkoresha ntago baba baziranye yego urugero nk'ubu Claudine nibwo ahuye na Pastor Ban bwa mbere ntibari baziranye gusa na nimero bataranazigiranaga kuko bayivuga butumwa byatumije bagira ute bamenyana muri kisi babanza baramenyana uyu munsi bahuye ku buryo bw'umubiri cyo rwose abantu rero ukuntu umuntu yishuka nakahita avuga ati nguko ko nabonye Pastor Ban atambuka kuri Gonareke Place buriya ntazanye na Claudine oya ni njye ubazi kuko nyine ngiye mba nagiye mbakora mutoye tugiye tugize ute dutandukanye Pastor nkawe nararibonye umuntu mukuru wagiye ubona abakozi b'Imana benshi bagiye batandukanye ubona abakobwa Imana iri kugenda ihagurutsa ubona abakobwa Imana iri kugenda ikoresha imirimo n'ubutwari imirimo itangaje nkaho umuntu w'inararibonye Claudine ni gute wamubonye Claudine namubonye neza kandi rero ndetse ko muno twicaranye imbona ngo ubone ariko kuri social media namukurikiranaga cyane ko TV hari abicaye nabatanze kwicara niyo mpamvu nanjye baramuzanye nkavuga ati ariko hari ikirere turageramo hari ikirere turi wageramo njya yicaye imbere kuba rero baza bagera ikirenge mu cyanjye kandi ngumva bafite ijambo Imana irimo irabakoresha kuri koti yanjye shima Imana abati Imana shimwa kuko hari abakobwa bari kukuvugira kuko hari abakobwa b'abahanuzi rega buriya n'ibindi bikobwa by'ibigendera biba bitereye aho birariyo byiriwe mbega utamenya uko bimeze kubona rero umuntu nguyu avugira Imana cyambere ndabishima icya kabiri nkavuga ngo Mana umuha imbaraga atazagabwaho n'ibitaro bya Satani kandi nubwo ari umukobwa uzamuha urugo uzamuha umutware uzamushyigikira mu izi nzozi muyu muhamagaro wewe kugira ngo akomeze akorera Imana no mu busaza bwiwe no mu bukecuru bwiwe. Claudine ni umuhanuzi ukunzwe pe abantu benshi bagiye basengana nawe barabizi abaza kumusuramo barabizi yego Claudine ni umuntu ukunzwe reka mbivuge nimbivuga gutya Claudine afite Imana buriya hari ukuntu Imana igukoresha kanugwa n'igikundiro nibyo rwose ikagwikunda nta kindi kintu barebeye kuko bagiye kureba bakareba Claudine bakabona ukuntu abyibushye ukuntu areshya hari icyatuma batagira ute batamukunda byo Claudine ndabeshya se ariko Imana ikagenda ikagusiga igikundiro Pastor Claudine ni umuntu ugikunzwe muri iyi minsi yego nkaho umuntu w'inararibonye umuntu haba mu gakizo uramutanze myakura muruta uri umushumba icya kangahe waje hano mbere ari hano tugukora ivuga butumwe uyu munsi mbere cyane rwose nkaho umuntu w'inararibonye Pastor Claudine ni cye kintu ubona adakora neza cyangwa se niba byose abikora neza ahubwo ni cye kintu wamubwira ati iki kintu uzakirinde yenda nge ndakosa ndabona kuri we ibyo mbona byose ni ibyiza Claudine nibo bari guhanura ibyo mbona byose ni ibyiza n'abandi badukurikiye ndetse kano kantu manza ngavuge n'undi wese udukurikiye ni Claudine uri hano wicaye hano ariko nawe ushobora gufata bino bintu bagiye kubwira Claudine nawe ukabigira ibyawe birashoboka cyane kuko maze iminsi iri kubwira abantu ngo twumve turebe ariko tunagira ute tunige Claudine renda amakosa ndabona ntayo
Sadipago ngamye baba YouTubers hari igihe burya mugira intambara akagira abavuga butumwa babahagurukira abanuzi babahagurukira yego ariko rwose ko namubonye we yaba umujyanama mwiza yaba umujyanama mwiza nta ntambara ziwe ni wa muntu ushobora kwihanganira ibimugerageza tekereza ko nanjye mura n'ikibazo ko Dina karungira inama kankomeza cyane bibaho cyane yego tubiziranyeho nanjye nkahura n'ikibazo ko Dina kahita mwati bana David kandi murusha imyaka Korodina yego ariko nyene akagufasha bigendeye n'imbano imurimo buriya abanyarwanda nibo baciye umugani baravuga ngo igi ryahanye inyoni nubwo nanjye ngana uko akaba ngana gutya ariko barashobora kuza kangira inama ati nyamara mukozi w'Imana dukoze gutya byatanga isura nziza kandi uko kucya kitekerezo nakigenderaho Imana igaca inzira ikagira ibyirema abantu tugatekana ngiye karera rwose mu bantu zibenshi wakiriye David harabagiye hari nabo mutamaranye kabiri bitewe n'impamvu ariko uyu nawe iminsi nzi mugendanye nuko yakubereye umuntu w'umumaro kandi n'imbuto ze urazigenzura ziba imbuto nziza abandi bakeneye bano bantu mudukurikira ziba imbuto nziza kandi nawe uzigenzuye ubu nari sawa ko yewe kintu nakunde Korodina reka kino kintu nkivuge Korodina ni wa muntu ufata amafaranga ye akajya kuyakoresha mu murimo w'Imana nera ko kurariko mu gitondo twaje ku tike yego tugira ahantu ku gakafe yego abatangiye ngo kajya kugura imigati kajya kugurira ngewe nkandusha iki amafaranga ako mu gitondo nyine yarayandusha amafaranga ko yaragiye kungurira yego ku mafaranga ye tugiye kuvugira iki Imana urumva yego turaza none ngiye ko ndashaka kurya imigati n'ubundi mu gitondo nari iki imigati mu gitondo nabwo atasinda ry'imigati ntabwo ati ujya kungurira agakawa imodoka ibirahagurutse turaza tugeze mu nzira nabwo ntiyashirwa ababonye ahantu hari ibigo yatereka ngo ngure ikigori nisinzire mu modoka ko nyine hari ukuntu yamukereye Korodina ni wa muntu ufata amafaranga ye akayishyira mu murimo w'Imana njye hari umuntu ejo bundi abantu nabwiye nawe ati harya koko ko mwaje tugakorana hano sibyo yego Imana igakora imirimo n'umutware nkambona mwari nyirengagije nje n'umuntu n'abadukurikira ahita byumva abantu bibona giye bibwira bino bintu yego ati nonga kuza tukengo dukora niba ubuje gukorera Imana nzakubwira umpa amafaranga turebe ko kuri gukorera Imana nka Korodina kuru nabibonye uyu munsi yafashe amafaranga ye amatike ye iki none nanjye kumva yagira ute yangura icyo kigagaze ntago nakimuhereza namusabe munge navuga ati wowe n'ubundi nabizi ibyo wabikora ariko wowe nzamugerageresha iki kumubwira ati mpa amafaranga nibuje kuvugira Imana no kwicara wanjye ni nk'ibihumbi nk'ijana yego yamentire kuri bo yatanga ukavugira Imana yego kandi icyo kibazo ngunze kukibaza abakozi b'Imana nkababaza ate se bibaye ngombwa kutanga amafaranga kugira ngo uvuge Imana wayatanga byaterwa n'uwari we byaterwa n'uwari we abakozi b'Imana byaterwa bura hari abakozi b'Imana kandi subu mbikubwiye bakunda guhabwa kuruta gutanga bakunda guhabwa bakunda kumva baba ariko yamubira ngo tanga na bibiri nagasanga ni intambara ariko umukozi w'Imana mwiza huko nuharanira gutanga kuko nasomye birambwira ngo gutanga bihesha umugisha kuruta guhabwa bishaka ngo wowe umbaye hari n'igihe nabyita umugisha ariko wowe ukaba ufite umugisha mwinshi cyane niba rero koko ashobora gufata amafaranga ashyira ku murimo w'Imana kandi koko pe ajya kuza mwambiye ko muzanzura ti pastor Korodina ashaka kuza rubavu ngo umushumba biragenda biti nabate uko ngiye mbahaye karibu muzaze ariko ndabwo mweze mumbwira ku cyatiki cyangwa ibindi ubwo ko ati ngewe ngo David mhe microphone rambwiraga bamwayo microphone abate ibintu by'amatike sikari kure mwana amafaranga niki nyine harukuntu ubuza bavuga urabavuga ubutumwa n'ubwakorera Imana burya ntabwo baba bafite ibihagije nukuri ko Imana burenge nsenya ngavuga ngo Imana ngo wajye uheza abantu bavuga ubutumwa bahanuzi amafaranga yabo bakajya babashinyira iki amafaranga ngo amatike nyine nagira hano avuga ijambo ry'Imana ko yibuke ko atari butahe ashaka kuvugira ngo ndete abaza ati Korodina amafaranga ati mwana ngo njye ngo kujya kubwiza ahantu ntafite amafita yanyu ngari bakagusuzugura tugomba kugenda mfita yanjye nikambwira Korodina imbaraga zikurahe jewe mu butoya bwanjye mu myaka mbaye kuri Yesu namaze kumenya ko gutanga guheshaga umugisha kuruta guhabwa hari igihe David jewe ngiraga kwizera
ngafata urugero wenda nk'iyi Bibiliya mfite nkayiha umuntu w'umukene ngasigara nta yindi mfite. Imana ejo cange ejo bundi ikampa ibintu byinshi birenze Bibiliya. Hari umuntu umwe nigeze guha ikanzu imwe, ico gihe iyo kanzu nayo yikundaga cyane cyane, ariko nyine ikuje ganga kunkwiye ndayimuha. Noneho mu rugo barantuka bambwe atariko iyo kanzu tanze yerere wazajya ugabibika ntibizajyaga bikagukwira. Hashize umwanya muto nabitanze nka sayine, nimugoroba mbona umugore w'umuganga arampamagaye ati Claudine ndashaka kuza ukansengera. Ndavuga ati nta kibazo ngwino. Anzanira amakanzu 4 n'ijipo n'udushati 3. Natanze ikanzu imwe. Imana nta kintu na kimwe ndakora banje ukwizera mfite, nshobora no kuba mfite ibihumbi 5 nkagira ukwizera yose nkayaguha. Imana ikanzanira yarenze 5. Kandi sinjya nja gusenga David inshuro zose uzumva nkubwiye ngo mfite ibivuga butumwa irunaka. Nkejo bundi wigire hanze. Nkejo bundi nari nagiye Kampala. Sinshobora gukora ikosa ryo gukora urugendo ntafite tike yanjye njyana n'ingarura. Ubwo ntayo mfite niyo wambwiye ati ndaguha ibihumbi 100 ariko uzumbwirize sinkwemerera kuza. Ntago biba ubwo ndamanza mpakaza yanjye mpaka nyagwijije. Kugira ngo nugere bakagusuzugura uzitege vuga ati none naje kuvuga Imana. Kandi pase ibi bintu nabibwa abo bantu bavuga ati ngiye kugira ngo menye kuvugira Imana. Nzakubwira nuza nugaruka nungarukira. Nzaguca amafaranga. Umuzwe nkuma nk'ibihumbi 100. Turebe koko niba uri kuvugira Imana gusa. Numve niba utazamya ngo oya. Ngo ntanayivugira hango nanayivugira n'ahandi. 2023 nagiye kubwiriza ahantu natwaye na rekomandasiyo ku rusengero nyine bayimpaye. Hanyuma ngezeyo kwari ukwirwa mu rusengero kwa gatandatu tukanararamo no ku Cyumweru nkabwiriza iryo teraniro ngataha. Noneho mpagera barambwira bati nukumanza twaha umukozi w'Imana icyayi n'iki ariko nyine nari mfite udufaranga ico gihe Imana yanteye iteka. Noneho bagiye kutwakira mbona bazanye udukombe twa parasitike n'udusahani twa parasitike natwo twacuye. Ndavuga ati urusengero rutwakire rwakira abakozi b'Imana kuri utu tuntu. Mpita ngenda mbagurira 12 y'amasahani meza. Nari mu rwego rwajya agasahani kamwe kari 600 ubwo urumva 12 ni 12. Ngura n'udukombe twiza 12 yose ndangije ndabazanira ndababwira ati umutima wanjye unyemeje kubagurira tuno tuntu. Ubwo nyine twarasenze ku manwa kwa gatandatu muri ya masaha yo kuja kuruhuka nja kubigura ndabigarura nijoro turasenga. Ku Cyumweru ndi mwiteganira umuhanuzi arampanurira atigeze abona ko nabiguze. Arambwira ngo Imana yambwiye ngo nkubwire ngo kubw'igikorwa wakoze kuri rusengero iravuze ngo irakwamamaje uzayivugira mu Rwanda no mu mahanga. Iravuze ngo igiye kugutunguza amafaranga utazi yaturutse ku masahani n'udukombe David. Irambwira tugiye kugira imyenda mu rugo ku rwego uzafasha n'abababaye ku masahani n'udukombe gusa natanze. Ibyo bintu byose byaranziye naramamaye abantu bose baranzi. Rero gutanga guheshaga umugisha kuruta guhabwa. Tanga muri dukeya ufite Imana izakongerera, n'ubu ufite na byinshi utangemo Imana izakongerera. Imana ibaho umugisha ubwo mu byumvise. Ako kantu rengejeho ni cyezo no kubyumva nabyo dusabiye umugisha. Kandi nitwe bireba nitwe bifitiye inyungu. Nitwe bifitiye inyungu. Pastor wamwumvise Claudine? Claudine namwumvise kandi navuga ngo amavuta n'imbaraga kuri we. Ubundi uko niko gukorera Imana. Pastor nkawe yego ufite naribonye. Wabwirije ahantu henshi kugira ngo Claudine azagira hano wabwirije azagiye ku nshingano wagezeho bizamusaba kino. Bizamusaba icyuye. Kuko Claudine ubu ngubu ari kiratari yafata. Uretse ko ashura no kuhagera akanaharenga. Azahagera harenga ariko n'ubundi bizamutwara gutya. Ntabwo mvuze ko atazaharenga. Yazahagera ko bizabanza bimugire gutya bizabanza bikimubiza. Ubusanga abakozi b'Imana babura iki kugira ngo bitangire umurimo w'Imana. Nyine babura mane, babura amafaranga. Babura amafaranga ariko nanone nubwo babura amafaranga naduke bafite. Ndago bazi kudukiranukamo. Kuko aravuze ngo bigendanye n'urwego rwe. Yaguze ayo masahani y'abashyitsi kuriraho. Bigendanye n'urwego rwe. Uvuga ngo kuri make yari afite. Yayakoresheje mu Imana ariko Imana irangije iramusumbusha. Abakozi b'Imana rero kuko buriya gusenga umuntu ashobora kuzamuka umusozi akamara icyumweru mu butayu akamara iminsi atasenga ariko buriya umugisha ubonerwa mu gutanga.
niyo mpamvu na bibiliya ivuga ngo niba uri busenge ufate bya byo kurya wari uri burye ubihereze uri muri gahunda yo kurya ubimuhereze kuko bya byo kurya wamuhaye ibyo ni byo bizaguha umugisha. Bundi hari umuhanga umwe yavuze ngo iyo twagiye gusenga tuhakura ubuntu bw'Imana. Bwa buntu bw'Imana ba bantu b'Imana bakaduha ibintu. Kandi kantu kantunguye. Claudine yavuze ati ngewe sinjya gusengera abantu mu mago yabo. Ariko nuwo nzajya gusengera. Yego. Imana izampeze tike yanjye njye kumureba. Tike yanjye. Yego. Ngo nuwo nzajya gusengera. Imana izampe tike yanjye njye kumusengera mfite tike yanjye. Umve Claudine. Urumva ibyo ni ibyemezo byiwe kandi ni na byiza. Yenda n'igihe umuntu wagwaye n'iyo tike akaba yashyiramo no kugusuzugura ariko umubwiye ngo mfite iyanjye ndaza ngiye ngusengere ndahe. Bucye icyo gihe haba hari abadayimoni uvuniye umuheto. Haba hari abadayimoni ucucumya ukabahondagura. Ariko noneho hakaba n'abandi bantu b'abanyamutima bavuga ati okay umukozi w'Imana yadusuye. Bundi birivuga kwakira abashyitsi. Okay bakaba baguha iyo tike ku bushake bwabo bitavuye ku itegeko. Kandi nanone Claudine ikintu nakubwira hari bagenzi bacu bitwa abakozi b'Imana bavuga ngo basaba ngo niba bagiye kugusengera mukabanza kujya mu biciro bakaguca amafaranga. Niba umuntu agiye kugusengera akaguca amafaranga agutumiye iwe byagenda gute? Ho warenza aho nawe urabyumva. Ngabo bose ndi kwivuga ati nge nagarukira nzamubwira ati niba uje kuvugira Imana koko banzu yame mubwirije kandi koko nge hari umuntu najya ngiragesha nk'icyo kintu ndebe koko kaje kuvugira Imana. Ariko niba azi icari gushaka azayatanga. Nimwe bazanyita umupagani bavuga David umupagani. Ikintu rero ikintu nari nakoresheje ubwenge bwanjye. David ikintu nari ndiho ni kino none naduke abakozi b'Imana babonye ntabwo bamenyaga kudukiranukamo. Ni bake cyane mu bakozi b'Imana bashobora kwikuraho icyacumi bakagitanga. Ni bake cyane mu bakozi b'Imana bashobora kubona ngo uyikurude bati ni mugenzi wanjye Imana yambaye umugisha fata bitanu nawe ujye kunywa amata. Ni bake cyane. Ni bake cyane mu bakozi b'Imana bashobora kuyitanga. Turi kugendana ariko kuri gutanga nibyo bihesha umugisha. Iryo banga rero mwitange gutanga bihesha umugisha ariko wowe tukiyabonye ntago yakwama n'icyo gihumbi cyavuga ugasanga rwose ni ugasanga ni ikibazo. Ariko icyo nakibwira abadukurikiye abantu batanga nibo banyamahirwe, abantu batanga nibo banyamigisha, abantu batanga ni nabo bafite ingororano nyinshi. Niyo mpamvu uzasanga abantu rimwe na rimwe bakakariye mu butayu. Umvise ariko uko bakakariye mu butayu ugasanga amazi imyaka asenga ugasanga ndapantaro na twa duce yabonye ndabwo azi kudukiranukamo ngo Imana imukubira inshuro nyinshi. Bibiliya ivuga ko ubundi Bibiliya iyo utanze rimwe iguha kabiri, watanga kabiri kaguha kane, watanga kane kaguha 8. Iryo banga rero batararimenya kuko iteka ryose ukuboko kwakira kuzahora kuri hasi ariko ukuboko gutanga kuzahora kuri hejuru. Yego. Hanyuma rero Claudine ngiye kukubwira tubwire ijambo ry'Imana. Pastor aza ari kugusenga Imana izagukomeza. Amen. Ariko uyu munsi wabwirije ari akantu wavuze ngo umuntu wese afite agahinda ki. Sinzi amagambo wakoresha se wakoresha amagambo di. Nta gahinda k'agasirimu kabaho. Yego. Mufite agahinda sinzi ko wagenda kubivuga Claudine. Nyine nakumvaga kenshi ubwiriza ariko uyu munsi horeka ngumbye Claudine. Uyu munsi ho byandenze. Ubundi abantu banzi ngeyo nuzuye amarangamutima. Yinuza amarangamutima ubundi akenshi ndarira. Ku bantu banzi. Ku bantu banzi iyo nuzuye amarangamutima akenshi ndarira. Claudine. Karame. Ni karibu rero. Ngiye kutubwira ijambo ry'Imana mu minota mikeya. Pastor ahita agaruka gusenga nawe ari n'ikindi kintu nawe ari buze kuvuga ntago mbizi we pastor we hari ukuntu nkiramukire nkahita mvuga toya. Ikirere sinyishoye nyashoboye cya Claudine. Ariko nunguru umwana uzimane koresha nanjye ndikire cyane kipfima ariko icyamushumba cyo ari ukuntu ngira nkahita mvuga toya iki ngiki sindi buze kukirengaho
araza kugaruka agusengera kugira ngo Imana izagukomeze anasengera n'abantu bagiye badukurikiye bafite ibyifuzo bigiye bitandukanye. Nitusoza tuhita dufata nimero y'abakozi b'Imana twisoza ikiganiro cacu. Ni kare. Yego murakoze cyane. Imana ibaha umugisha. Mbanje gusuhuza abantu bose badukurikiranye aya masaha ya none. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Kandi David, abantu bawe n'abantu bumvira pe basigaye barambwiye utugambo twiza none. Bajya babyandika no muri comment ngo nabikubwiye we. Ndabikubwiye. Dukurikiye. Abandi bakoze inzongera kubona bameze nk'abayisirayeli, ngahagurutsa amagare, ahagurutsa n'amafarashi, ngo ahagurutsa n'abanyegiputakazi, ngo burira amagare n'amafarashi, ngo bakurikira ubu bwoko bwitwa abisirayeli. Ariko pasi turi gufashwa. Bibiliya irambwira ngo aya magare arahaguruka. Ubu nawe ufite byinshi byaguhagurukiye bikwiruka inyuma, ariko tugiye gusenga Uwiteka bimaremo imbaraga. Bibiliya irambwira ngo bageze mu nzira bahura n'inyanja itukura, ngo hanyuma bahura n'imisozi mu mpande n'impande. Kare twababwiye ngo nta gahinda k'agasirimu kabaho. David numvise ako kantu kamufashije, nta gahinda k'agasirimu kabaho, kandi mu rwego rwose urimo agahinda kaje ntiwagasubiza inyuma. Si kareba ngo uri munini, si kareba ngo uri muto gapfa kuba kaje, ariko dufite data wa twese nanone umara agahinda. Ngaba abagabo barababara, bararira, babona nta nzira, babona nta bwihisho, babona nta butabazi, babona nta murengezi uri hagati aho ngaho. Ngo ariko Mose yegera Imana neza, agayibaza agayibwira ngo Mana, i Kanani turajyayo canga turasubira muri Egiputa? Ngo Imana igamubwira ngo mbese ni iki kintu kiri gutuma ntakira kandunganye? Kuba nabahagurukije nicyo gikomeye kuruta kubambutsa iyi nyanja itukura. Buriya pastor, kuguha urubyaro nibyo bikomeye kuruta kuguha Minerval. Uranyumvise? Buri cyane cyo gikomeye. Niba yarambaye urubyaro izamba na Minerval razifite. Buriya ego komana yaje. Ibi bintu nkunda kubibwira abantu. Ibyo yakoze nibyo byari bikomeye kuruta ibyo isigaje gukora. David, hari abantu benshi baza bakambwira ngo Korodi ngo none ngo kudashaka ngo iki niki ngo niki niki ngo niki niki. Nkababwira iby'Imana yakoze nibyo bikomeye. Igihungu kiri muri Canada cyangwa muri Amerika ikakinzanira kikambera umugabo. Ibyo yakoze nibyo bikomeye. Iyamagurukije iwacu mu mashamba no mu bitari no mu bivoka, abantu benshi barahazi barahabonye. Ikangeza kuri iyi kamera nk'abandi kurebwa n'isi yose. Icyo yakoze nicyo gikomeye, nibisigaye nabyo izabikora. Nshuti zanjye mu nkurikirana, ibyo yakoze nibyo bikomeye ku buzima bwanyu, mwiyitakariza icyizere, nibisigaye izabikora. Bibiliya irambwira ngo noneho bigeze mu gicuku ca nyuma, ngo Uwiteka yururukira mu nkingi y'umuriro n'igicunga ivana inziga ku magare y'abanyegiputa. Ngo amagare atangira gukururika cyane aruhije. Pastor, Imana ikwitamururire uyu munsi wa none. Mu bibazo ufite ntazi, mu byifuzo ufite utambwiye, mu ntambara uri kurwana utambwiye, Uwiteka kwitamururire. Amen, amen. Uwiteka akwitamururire uyu munsi wa none. Niba ari n'ideni ufite, Uwiteka kwitamururire. Bibiliya irambwira ngo Uwiteka yitamurura mu nkingi y'umuriro n'igicunga ivana inziga ku magare y'abanyegiputa. Ngo aya magare atangira gukururika cyane aruhije. Ngo abanyegiputa babonye umuriro uri kwaka, babonye inkingi ishinze, ngo batangira kuvugana bati duhunge ducike, Uwiteka ari burengera Abisirayeli, twebweho yadukuyeho amaboko. Ubu hari ikintu kimwe gusa Uwiteka yagukorera, abanzi bawe bagahunga. Hari ikintu kimwe gusa Uwiteka yagukorera, uburwayi abadogiteri banzuye ko buzaguhitana bugahunga bukagenda nta mudogiteri uguteye urushinge. Ubu hari ikintu kimwe Uwiteka yagukorera, abakuroze abavuze ngo uzapfa bose bagahindura amagambo bakavuga ngo uri Imana. Haleluya. Bibiliya irambwira ngo abanyegiputa ngo batangira gutatana, batangira guhunga gakeya. Ngo ariko Uwiteka aravuga
aravuga ati ntabwo nakwemera ko bagenda gutyo gusa. Bibiliya irambwira ngo avugana na Mose, niko twasomye kuva 14:27. Aramubwira ati rambura ukuboko kwawe hejuru y'inyanja. Ngo uyu mugabo arambura ukuboko. Uku kuntu natwe twicaye kuri iyi kamera buriya twarambuye ukuboko. Haleluya. Nshingiye ku munaniro wirirwanye uburyamye ugasinzira. Impamvu wicaye kuri iyi kamera ni ukuboko warambuye. Buriya David wavuye i Musanze akaza ateze uku ni ukuboko yarambuye. Nanjye ni ukuboko narambuye. Hanyuma ngarambura ukuboko hejuru y'inyanja, ngo inyanja igabanukamo kabiri. Inyanja wari ufite igabanukemo kabiri mu izina rya Yesu. Bibiliya irambwira ngo igabanutsemo kabiri, ngo Uwiteka avugana n'Abisirayeli ati mwambuke, ngo barambuka. Noneho ngo Uwiteka afata Abanyegiputa. Pastor ubanza ubyumve neza. Ngafata Abanyegiputa n'Abanyegiputakazi n'amagare yabo n'amafarashi yabo, ngo bose bashira hamwe. Hari ukuntu tujya gufura, ubu sikuri umugabo urabizi, ugafata utwenda gakabutura akarunda ha gashatu ugashiga ha gakanzu ugashiga ha, ukavuga nazana ifume z'abana wazibutse, yego nazo bakazana bakarunda, yewe naza nkweto zo guhanagurwa bakazana bakarunda, yewe n'ibya bikapu byo guhanagura bakaza. None ngo Uwiteka bose ararunda. Uwiteka afata amadeni arunde hamwe, afata inyatsa arundeho, afata ubushomeri wagigaga arundeho, icangiro baguteje ashira hasi. Ego mana, ngo byose Uwiteka ararunda ngakunkumurira mu nyanja. Bibiliya tubwiye ngo arangije ahuza inyanja, ngiyi nyanja amazi yose asubira hayo, ngarenga ku magare, arenga ku mafarashi, ngarenga ku Banyegiputa, arenga no ku Banyegiputakazi. Uwiteka agira ibintu ahurizaho inyanja. Tugiye gusenga Uwiteka akunkumurire mu nyanja ibyaguhigaga n'ibyaguteraga n'ibyakurwanyaga, ibyakubuzaga amahoro, ibyatumaga udasinzira, ibyatumaga udatuza muri wowe, ibyakubuzaga umuneza. Teka kunkumurire mu nyanja, za karande ziwanya zigukureho, akunkumurire mu nyanja, bya bihombo umaranye igihe abikwamurureho, akunkumurire mu nyanja, kwa gupfusha umaranye igihe bikunkumurire mu nyanja. Uwiteka afate kwa kuteza umaranye igihe, agukure ku biganza byawe, akunkumurire mu nyanja. Uwiteka afate ya madeni wari ufite, bwa bukode, ni wowe wenyine uhora ubungana amatera ku mutwe ngo urimutse. Uwiteka bifate akunkumurire mu nyanja. Kwa kutaberwa, ukaba ufite imyenda myiza ariko ukabura umuntu n'umwe ukubwira ngo wambaye neza. Uwiteka afata icyo cyangiro akunkumurire mu nyanja. Tugiye gusenga Uwiteka agira ibintu akunkumurira mu nyanja, kandi ntabikunkumuremo gusa, ahubwo ahita nayihuza, kandi ntakagira ikintu na kimwe cy'ikibazo kirokoka iyi nyanja cyangwa se kirokoka mu gihe cyawe. Urakoze Mana. Imana iduhana umugisha mu izina rya Yesu. Abakobwa badukurikiranye, Imana igira ibintu ikunkumurira mu nyanja. Abasore badukurikiye, Imana igira ibintu ikunkumurira mu nyanja. Aba babyeyi badukurikiranye, Imana igira ibintu byari bibangayikishije ikunkumurira mu nyanja. Bagabo beza mudukurikiranye, Imana ikunkumurire mu nyanja. Umaze igihe kinini ukorera perime warayibuze, umaze igihe kinini ukora ibizamini by'akazi warakabuze, umaze igihe kinini ushaka ibyangombwa by'ubwenegihugu ariko warabibuze, umaze igihe kinini Imana ikubwira ngo uzagira ikinyabiziga ariko wabuze n'igare, umaze igihe kinini Imana ikubwira ngo uzashaka nubwo ukunze kuwa mbere kuwa kane arataha, umaze igihe kinini Imana ikubwira ngo uzabyara ariko wabuze n'ivamo, umaze igihe kinini Imana ikubwira ngo uzambara izo ufite ziracuyutse, umaze igihe kinini uhinga washizemo yirushiramo imvaruganda ushiramo imborera, byose byaranze birarumba, umaze igihe kinini abana bawe baragwingiye abandi baratsinda bawe ntibatsinde, umaze igihe kinini udasinzira, umaze igihe kinini utekereza nabi, umaze igihe kinini wumva umwuka wo kwiyahura ku buzima bwawe, umaze igihe kinini ubabaye, umuryango wanyu ntawe ushaka ngo arambeyo, ariko tugiye gusenga Imana igira ibi bintu ikunkumurira mu nyanja kugira ngo uhabwe umugisha n'Uwiteka kandi umutima wawe utuze. Batubwiye ngo Pastor Abani ni uri busenge, Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Turasenga Imana igira ibintu byanyu ikunkumurira mu nyanja kandi iyi nyanja yihuze mu izina
izina rya Yesu, ntihakagira ikintu na kimwe kirokoka. Bibiliya yarambwiye Labani ngo Abisirayeli ngo basubije amaso inyuma ngo basanga amagare n'amafarashi ari kureremba hejuru y'inyanja. Abanyegiputa bo nta n'umwe ugaragara, n'abanyegiputakazi nta n'umwe ugaragara. Tubona uburwayi bunyonyomba bugenda, tubona inzara ireremba igenda. Buri muntu wese udukurikiye tubona amadeni areremba agenda, tubona icyanjyo kireremba kigenda, tubone kugumirwa bireremba bigenda, tubone gupfusha biri kureremba biri kugenda, tubone kwambara nabi bireremba bigenda, tubone gusuzugurwa bireremba bigenda. Hagiye ibintu bireremba bigende mu izina rya Yesu. Imana ibahe umugisha, ndabakunda. Reka dusenga Imana kuba dukurikiye kuri Gonarike TV, kuri Ndi Umukristo. Bene data, hagire ibintu bigenda, hagire ibireremba biveho mu izina rya Yesu. Reka dusenga Imana. Mwami Imana yacu, Mana idukunda, dushingiye ku ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni ukuri, ijambo ryawe ni imbaraga, ijambo ryawe ni ubuzima, ijambo ryawe ryabayeho tutarabaho, ijambo ryawe niryo ryadukujije riraturera tugera muri iyi myaka. Mana turagushimiye, izina ryawe nirahabwa icyubahiro. Ijambo ryawe ni ukuri kandi ibi byanditse byera byandikiye kutwigisha no kuduhugura no gutuma tumenya. None data wa twese mwami dukunda, Mose n'Abisirayeli babonye imbaraga zawe. Abanyegiputa mwami dukunda barakugomeye bararuhama. Niyo mpamvu natwe kano kanya data twasohoraho twishingikirije ku ijambo ryawe. Reka tukumvire mu izina ryawe ryera, reka utuyobore, reka uduhe imbaraga mu izina ryawe ryera, reka ugendane natwe, umuja wawe ubane nawe k'uyu mwanya w'ijambo ryawe. Numugirire neza, nukomeze umusiga amavuta y'igikundiro, amavuta y'ijambo ryawe agomeze gwire muri we. Kandi data misamwe mudukunda, bene data n'abashyi bacu badukurikiye ku ijambo ryawe, nabo bagirire neza. Hari abarwayi, Mana ubakize mu izina ryawe ryera, za ndwara zitandukanye, hari diabete, hari kanseri, hari imivuduko, hari imitwe idakira mu izina ryawe ryera, hari ibifu, hari kuribwa mu nda, hari mu birenge, hari mu mavi mu izina ryawe ryera, harembye kwanemyeshe za ndwara zose, hari zikomoka ku barozi. Izo data wa twese mwamuhoraho turazihagaritse mu izina ryawe Yesu Kristo. Bane n'abana babagirira neza barinde. Hari uryamye ku gitanda cyo kwa muganga, hari uryamye wararwaye, hari uburwayi bagendana mu izina ryawe ryera, ariko kumva arababara aho ukunda yandi mahitamo akabugendana. Data aho naho wakoze ikiganza cyawe, buno bukungu murike mu izina ryawe ryera, burowe mu nyanja yo kwibagirana. Data hari ubushomeri, data usombabye, hari ubukene, data munyembaraga, data hari amaze imyaka myinshi mu bukode bararira, biba byanze data yo kwishura mwishuza yaje. Abo data nabo turabasengeje, ubane nabo ubagirire neza, bane nabo ubege. Hari abo birukanye mu kazi, data ubagirire neza, bane nabo ubasange. Mwami wacu mwami dukunda, data wongere uhindure ubuzima, wongere uri mu buzima kubw'urukomere imbabazi zawe. Hari imiryango yabuze ababo, data ubagirire neza, data usumba byose. Hari abakobwa bacu hano turabasenye, babandi bakeneye ingo ubegere, babandi bakeneye ingo. Kandi mwami dukunda, baremera abasore beza bazabafasha mu murimo, data usumba byose bazabafasha mu nzozi zabo, kugira ngo izina ryawe rishimwe. Ngano bare nabawe ubarengere kandi ubiteho, data usumba byose. Abandi batabyara turabasengeye, babuze urubyaro, data mu izina ryawe ryera mwami dukunda. Ngeze hano hari abantu nebutse mu izina ryawe rikomeye, nebutse babadamu ba muri Amerika, nebutse babadamu data bibugesera, nebutse babadamu birubavu, nebutse babadamu binyagatare mu izina ryawe ryera, nebutse babadamu biburayi. Data urabazi urasobanukiwe, ngese ku ndwara za diabete, nebutse babadamu biburundi, Mana utindane nabo, Mana ubegere mu izina ryawe ryera. Nebutse b'abanyarwandakazi n'ab'abanyarwanda. Haleluya, haleluya. Lele se fore bede credo taya nimene. Amina, 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 amina. Urakoze Kristo, urakoze kumbwiye ko ari byuje kurema, urakoze kumbwiye kuje gukiza abarwayi, urakoze kumbwiye kuje ku alevode gerine, urakoze kumbwiye ko ari byuje gukora kuri bo. Izina ryawe nirishimwe, wa mushike wacu. Imana iratabaye,
Imana iratabaye, Imana iratabaye, Imana iratabaye aho wicaye, Imana iragutabaye, Imana irakurengeye. Humura levo tuze kontanemene ngo hari ibyo utazongera gusaba ukundi, hari ibyo utazongera gusengera ukundi. Imana ikugarutseho. Data mu izina ryawe ryera, nubane na babana bawe twese babadamu babandi b'ibyangombwa turabibutse mu izina ryawe ryera, babandi bakaze turabibutse. Mana ubagereho kuko uri Uwiteka. Ngano bane natwe tugire neza kubyineza n'imbabazi zawe turagusabye kandi turizeye ko dusaba aratwumva kandi akaduha ibyo twamusabye tukamushimira kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen, 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 amen. Yego, ku bantu mwari mudukurikiye numva twasoreza hanga pastor. Yego ndumva abantu babonye ibyo Imana yagenye umunsi. Amen. Ngeze muri kanya keza, kanya mukunda cyane muri benshi, kanya ko gufata nimero y'umukozi w'Imana. Amen. Ku bantu bifuza gusengana nabo. Amen. Kanya abantu baragakunda pastor, baragakunda ariko ni nabyo bagakunda. Umuntu umwe yaherutse kumbwira ati David wikundira abahanuzi. Yego. Rego ya David gusenga n'ubuzima kandi gusenga n'imibereho. Koko mukurikije nakunze pastor, ngakunda Korodina. Umuntu siko mwe mu bakunda. Hari umuntu umwira ngo ukunda abantu. Yego. Ndabakunda none se kuba waje kubareba. Ni utabakunda. Yego. Numukajya mumbwira ngo ngenda ndabakunda pe. Kandi koko ngomba kubakunda. Amen. Tugeze mu kanya keza n'ubundi ko gufata nimero z'abakozi b'Imana ku bantu bifuza gusengana nabo. Korodi nimero yawe ni yihe? 078 631 5 1 8 3 781 851 Yego, hanyuma tugiye gufata ya pastor yako ntekereza ko bayifite ari benshi. Asaba nimero yawe dukurikije ni yatwaye tuyitanga abantu si benshi bayifite ari benshi. Ni benshi. Ariko hari n'umuntu ushaka kuba yaje umunsi. Hari umuntu ushaka kuba yaje umunsi. Keretse utumenye none. Hari n'abandi bamenya bakicecekera. Yego. Kaba kiteye cyagira cyo kano kano ukora kavuze uranyibutsa. Hari umuntu muri minsi turi kujya tuvuganaho hanze. Namye ati pastor ati bujyana imaze umwaka n'igice. Ndikugukurikirana none ndaguhamagara. Arageza guhamagara. Ate burya abantu baraducungaga kabisa washaka ajya yitonda zikaba zambuto zihoraho ibihe byose. Abageze ku rwego rwo kumamagara ariko arambwira ngo ngiye umwaka n'igice bya ibiranga. Byari bishize nkuzi. Ngukurikirana rwose. Hari n'umuntu wamanye atariko ni mwamanye pase ko maze igihe kinini mukurikirana. Nkabane namuhamagara numva ashaka kumuhamagara nkasengana nawe. Yego. Ndayimuhereza ati kubera iki? Wayango nyine ngari impamvu. Ako nyine ubona nawe nta mpamvu afite igaragara ahubwo nicyo gihe. Nibyo nyine. Kuko namaje ngo nikubera iki nyine kumva ntaga afite impamvu igaragara ariko ngo nicyo gihe. Yego ra. Cyo kugiye bari nk'umuntu ushobora kuba yarakurikiranye Korodina kuva twatangiye gukorana akaba mukurikirana nta kintu kimwe nasohora. Birashoboka cyane. Narekwa cya Korodina ntakirebe. Akaba atarafashe nimero ya Korodina. Akaba ari ubungu bagize akavuga ati none ubu nayifata. Muri nicyo gihe. Nyine hari igihe ubona umuntu ukamuzigama akavuga ati ndamukunda ariko binafite ndabwo ndagira igihe cyo kubikenera. Yigere cyageza agakenera ibiri muri Korodina akakenera ibiri muri Labani nyine arahamagara kuko igihe cyageze abazi ngo bino ngeneye bari abantu babifitiye ubushobozi. Hari umuntu agahamagara rero. Hari umuntu ejo muri twaganiriye abwiye uburyo amasezerano abiri asubizwa icyarimwe. Yego. Kano kantu abantu bihangane nkavuge ntago karibuze gutwara iminota myinshi. Ngewe David. Yego. Reka mvuge Korodina. Amasezerano abiri kunda subizwa icyarimwe kandi Imana yarabasezeranyije. Yego. Korodina Imana yamubwiye ati Korodina nzaguha inzu. Korodina ntago akareba ahantu inzu izava akahabura. Yego. Undi Imana yamubwiye ati nzaguha urubyaro. Yego. Korodina ni umuhanuzi undi ni umunyamafaranga. Korodina asengera abantu bakabona iby'Imana yabasezeranyije udafite amafaranga yo kugira ute yo kuzuza iby'Imana yavuze ati kizakora. Yego. Umwe yamubwiye ati nzaguha inzu undi kamubwiye ati nzaguha umwana. Yego. Cyagiye kigeze cyo gusubiza rero igihe cya Korodina kigeze na cyagiye cyaba muntu kigeze. Ahamagare Korodina rero ndikubitanga mu rugero. Yego. Kandi wasanga na Korodina ibyo bintu byanamubayeho. Igihe kirageze cyo ngo umuntu abone iki umwana. Ariko n'igihe kirageze ngo Korodina abone iki amafaranga. Abone inzu cyangwa se abone inzu. Ukimana kuko Korodina n'Imana ni muheze yanzu zashima Imana kuko Imana yagize ute Imana yazaza tubwira ati ngewe Imana yankore ibintu bikomeye yampaye inzu undi nawe ati ngewe Imana yankore bikomeye yampaye iki umwana. Korodina asenga asenge igenda yiturize umwana agira ute aboneke.
namara kuboneka na Claudine nawe inzigira ute iboneke wa muntu yubaka yanzu yagize ute avuga ati rero ngiye muri umuntu wafatanyije nanjye nubwo ikintu kimwe nagukorera ni narahigiye Imana no kubakira umuntu inzu none reka nyikubakira kare uko muri amasezerano asore icyarimwe dongo umwe afashije ubundi amasezerano yacu anyura mu bantu kugira ngo asohore cyayo kigasubizwa cyasubizwa ukaza gushima nanjye akaba ari icyo ushubije kumva rero abantu niyo mpamvu Imana yaturemye mu gukenerana Imana yaturemye mu kuzuzanya ariko nujye uvuga ngo kano gasura no kubera abantu baba dukurikira Imana bayakoresheje uri wakubwira kuntu nabo baba bavuga n'abantu kuba bavuga bashimira uhora none bakara utuntu bakoze ni duke kuri wowe none bari ibyo Imana yabakoreye bakabona nibirenze nawe bari ibintu wabakoreye ukabona ni biki ako kantu rwose ngabona rwose nagakwiye kubakora ibyo mbega mbaye ndi Imana nakora ibirenze ndabereka dusoze ako nanjye rigenza ava mu muvuga butumwa nyenuriwe mbwiye tubwiye nimero yawe nomero ni 0788 24 53 826 iboneka no kuri WhatsApp murakoze cyane amen twabasengeye kandi nta mpamvu yo twabasengeye ndabashimiye wo muntu wadukurikiye kuva ku munota wa mbere kugeza kuri uyu munota tugezeho turi gukora ikiganiro Imana y'amahoro iguhe umugisha kandi ikomeze iguhe ibyiza byose wifuza muri iyi si nubwo isi itari yacu ariko hari ibyo Imana yatwemera ko tugomba kuzamo kugira mu ubuzima bwiza kuba dufite umutekano n'amahoro ariko tugaharanira ko ubugingo tuzabusanga he mwijuru ikindi niyo wagiye ukunda ibiganiro tukugezaho wakora subscribe kuri ndi Umukristo TV ndetse no kuri Gonarike Plus ukareba n'inshuti yawe ukunda niyo ikiganiro cyakuryoheye ukagisangiza umuntu wifuriza ibyiza wumva ko yakumva ibyiza yakonga kumva Imana bundi bushye Pastor nawe Claudine ndabashimiye Claudine ndagushimiye ko wafashe amatike yawe ukaza kubwiriza abantu b'Imana kandi nizeye ko Imana ari izakwihembera ndagushimiye by'umwihariko n'abantu badukurikiye bumve ko nshimiye Claudine kuba yafashe umwanya wakavuga ati reka ngiye mfata amatike yanjye biragoranye warabwira umuntu ahita akubwira ati none inyungu zanjye zirihe none nanjye igihe umye ahita akubwira ati none inyungu zanjye zirihe none ako Claudine ntagaruka ariko nanjye ako kantu gaca none se kushaka kino ngiye inyungu zanjye zire ndungukira nk'umuntu nyine nkanjye ngewe David Claudine ndagushimiye Pastor nawe ndagushimiye Imana y'amahoro ikomeze ibahe umugisha amen